Muraho neza muri iki kiganiro uyu munsi tugiye kureba ku kintu gikomeye cyane kireba ubuzima bwacu bwa buri munsi. Hari ikintu twese duhuriyeho usanga cyane abantu benshi bakunda kwifashisha amatelefoni cyangwa se mudasobwa ku buryo babikoresha ku kigero kirengeje igikwiriye. Biroroshye kuba wasanga umuntu yicaye amasaha menshi cyane ari kuri WhatsApp, kuri YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter ndetse n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye, cyangwa ukamusanga yandika kuri mudasobwa. Ariko se mwari muzi ko gukoresha cyane ibi bikoresho bishobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bwanyu? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibyo tutajya duha agaciro ariko bikadutera indwara z'igihe kirekire, umunaniro, akandi gahinda kadasanzwe n'ibindi bibazo byinshi bigiye bitandukanye. Niba ushaka kurinda ubuzima bwawe, ntucikwe na kimwe muri ibi biganiro. Ingaruka ya mbere ishobora kuba yaterwa no gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga ku kigero kitakontorowe, cyangwa se aho umuntu adakoresha ikoranabuhanga ibi bikoresho ku buryo ashyizemo ubwenge. Ingaruka ya mbere bishobora kuba byagutera ni ukunaniza ubwonko cyangwa se gusaza k'ubwonko vuba. Ibi ngibi nibyo bakunda kwita digital dementia, ari byo biterwa na kwa kundi umuntu usanga niba agiye no kuri toilette ajyana telefone, niba agiye kurya ajya afite telefone. Ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe ashobora kuba yakora adafite telefone. Ibi bintu rero usanga gukoresha telefone buri kanya bituma ubwonko butongera gukora neza cyane, kuko ibintu byose nyine telefone niba yamaze kugenga ubuzima bwawe n'ubwonko bwawe. Ikindi kandi guhora kuri interinete bituma umuntu atibuka ibintu by'ingenzi, aho usanga umuntu ashobora kwibagirwa aho yashyize ibintu, cyangwa se akaba atakiga neza bitewe n'uko yamenyereye kubaza kuri Google. Ibi ngibi bireba cyane cyane abantu b'abanyeshuri, aho cyangwa se n'abandi bantu bafite aho bahurira n'iby'amasomo, aho usanga umuntu ikintu cyose akeneye kumenya we abaza Google, cyangwa se aya ma AI yagiye aza aho nta muntu ukitekerereza ku giti cye, ahubwo ikintu cyose akeneye kumenya akabaza AI. Ibyo bintu rero bigabanya capacity cyangwa se bituma ubwonko busaza vuba, aho igihe kigera ugasanga n'umuntu ntakibasha gutekereza ibintu by'ingenzi cyangwa se kwibuka ibintu by'ingenzi. Ibi ni ibintu bikomeye cyane bigira ingaruka ku bwonko bw'umuntu n'ubuzima muri rusange mbega. Indi ngaruka ya kabiri ni ukunanirwa kwibanda ku kintu cyangwa se kugira attention. Ahangaha ni ukuvuga ngo nawe ubwawe n'ubu ukibasha kwikontorora. Ni hahandi usanga umuntu afite telefone arimo gukora ikintu cyangwa se arimo gukora akazi, ugasanga niba abonye notification tayari bihise bituma ajya kureba ya notification ikivuga. Usanga umuntu ntakibasha kwita ku byo akora, ahubwo notification nibije ahita ajya kureba muri notification, ndebe iyo message iravuga iki, ndebe se ni amafaranga aje, ndebe se ni itangazo. Ni ibintu usanga nyine mu bwonko byaragiyemo ko umuntu atakibasha gukontorora ubwonko bwe bitewe n'ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga, aba yarabaye addicted. Ikindi kandi buriya si ku bwonko gusa, ahubwo ibi bikoresho by'ikoranabuhanga bigira ingaruka ku maso, ugasanga umuntu ntakireba neza. Ahangaha usanga amaso yaracitse intege. Gucika intege kw'amaso cyangwa se ibyo bita eye strain, ibi nabyo biterwa no guhora ureba kuri ekara igihe kirekire. Ahangaha bigatera kuba wumva amaso harimo umunaniro mwinshi, kuribwa cyangwa se akaba umukara, cyangwa se ukumva ameze nk'ayagiye mu rusenda. Ibi bintu rero byose biterwa no gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga, telefoni cyangwa se computer mu buryo umuntu aba atahaye agaciro. Urugero, ugasanga nk'abantu bakora kuri mudasobwa amasaha menshi bakunze kugira amaso atukura. Uzabyitegereze neza uzasanga umuntu uhora kuri mudasobwa amaso ye aba atukura cyangwa se yarashiririye. Ibi rero ni nayo mpamvu bakugira inama, nimba ugiye gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga cyane, uba ugomba kugira ziriya rinete zigabanya urumuri.
uturinete tudahenda rwose tutateza ikibazo cy'ubukungu. Niyo mpamvu uba ugomba kuzigira kugira ngo nibuze ziminimize ruriya rumuri rw'ubururu ruba ruva mu bikoresho by'ikoranabuhanga, kuko ruriya rwangiza ibintu byinshi cyane. Ikindi byangiza ni ukugabanuka k'ubushobozi bwo kureba cyangwa se ibyo bita dry eyes. Ibi ngibi bikaba biterwa n'umwuka uva kuri ekara utuma amaso atabasha koroshya cyangwa se kubona neza. Ibi ngibi ni ukuvuga ngo buriya muri ekara hari imbaraga ziba zikurura imboni y'amaso. Ibyo rero iyo ukomeje gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga n'ukontorora ubuzima bwawe, bituma nawe ubwawe utakibasha kugira ubushobozi bwo kureba, aho uzajya ufungura amaso bigatuma nawe wumva nyine wagumye uyafunze, ukayafungura bikakugora. Wagerageza ngo ugiye kureba mu kirere cyangwa se ari nko ku zuba, bigatuma bitagushobokera. Indi ngaruka ku mubiri ni ukuvuga ngo niba uzi yuko ukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga, mana yanjye bigabanye kuko ibi bizagutera kubabara umugongo, ijosi ndetse n'intoki. Iki ni ikibazo gikomeye cyane usanga abantu babaswe nacyo. Ahangaha iyi ngaruka ni mbi cyane pe, ni ingaruka mbi cyane. Usanga ingaruka indi ikomeye kubabara umugongo cyangwa se kubabara izosi n'intoki, aho bishobora no gutera indwara ya migraine, aho usanga n'umuntu atakibasha no guhindura cyangwa kunyeganyeza igikanu. Ni ukuvuga ngo ibi biterwa no gukoresha telefone igihe kirekire, cyane aho bitera indwara z'imitsi cyangwa se muscular pain. Ibi ngibi ugasanga nk'umuntu agiye kuryama, aryamye afite telefoni, arinze anasinzira ari gukoresha telefoni. Urumva ko ibyo ni ibibazo bikomeye cyane, ni ibibazo bishobora kuba byaterwa no gukoresha ibi bikoresho by'ikoranabuhanga. Urugero nk'abantu bakoresha telefoni baryamye, bashobora kugira ikibazo cy'izosi cyangwa cy'umugongo. Niyo mpamvu usanga abantu bagirwa inama yo kugira ngo ujye ukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga ku buryo bukontoroye. Niba ugiye kuryama byanze bikunze uvuga uti wenda njyanye saa 4, twakoze ikiganiro kivuga ku kuntu ushobora gushyiramo automatique cyangwa se ikifunga isaha runaka. Nacyo wenda ndaza kubashyira link muri description kugira ngo muze kuyibona cyangwa muri comment. Noneho ukareba ukuntu ugashyiramo uburyo ki bushobora gutuma telefoni yawe yifunga, niba ari saa 6 uvuze ikaza guhita yifunga, kugira ngo itaza kurara yangiza ubwonko bwawe nijoro. Niyo mpamvu usanga abantu benshi bucya mu gitondo bababara umugongo cyangwa se bababara igikanu. Ikindi rero bitera kugira umubyibuho ukabije cyangwa se kubura imyitozo ngororamubiri, weho ukoresha ibi bikoresho by'ikoranabuhanga bigatuma ugira umubyibuho ukabije. Cyane ibi bigaterwa n'iyo umuntu ahora yicaye kuri mudasobwa, ntagire igihe cyo gukora siporo, bigatuma agira umubyibuho udasanzwe. Muri iki kiganiro kandi turabagira inama yo kugira ngo mwitabire gukora siporo, kuko iyo udakora siporo ntago amaraso atembera neza. Ni nabwo nyine urwara indwara z'imitsi ndetse n'izindi ndwara nyinshi zigiye zitandukanye. Indi ngaruka ikomeye cyane ni ingaruka ku gusinzira. Ahangaha usanga abantu benshi bagira uburwayi bwo kutabasha gusinzira cyangwa se icyo bita insomnia, aho biterwa n'umucyo cyangwa se urumuri rwa ekara, rumuri rw'ubururu, blue light, aho utuma ubwonko butagira melatonine ihagije ihumuriza, cyangwa se ubundi melatonine ni umusemburo akenshi ufasha no mu kugira ibitotsi cyangwa gusinzira. Ikindi kibitera nuko benshi bahitamo kurara kuri za YouTube cyangwa kuri WhatsApp aho kugira ngo asinzire. Urugero, abantu benshi gasanga bakenera gukanda sleep timer cyangwa se gukoresha app zo kuryama kubera telefone. Ni ukuvuga ngo ntabwo abasha kuba yakontorora igihe cyo kuryama, ahubwo kugira ngo aryame nuko wenda telefone iba yamutegetse ngo sinzira, cyangwa se
nayo yamugiriye inama ngo ukoresheje ikoranabuhanga igihe kinini ngaho usinzira. Urumva ko iyo byageze kuri icyo kigero biba bitagikwiriye kugira ngo umuntu agere aho ngaho. Rero mu kugira ngo wirinde neza izi ngaruka, inama twabagira cyangwa se inama igirwa abantu bakunda gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga ni ukugena igihe ntarengwa cyo gukoresha telefone. Ikindi, fata umwanya wo gukora siporo, kuganira n'abantu no gusoma ibitabo byanditse biri printed, ibitabo nyine, apana kuvuga ngo ngiye gufata telefone nsomeremo igitabo. Yasome igitabo ugifite mu ntoki, ugisome, ukuremo vocabulaire, wunguke ubwenge, ukuze ubwonko. Ikindi ni ukurara uretse telefone, ushyire ekara mode cyangwa se ya night, cyangwa uzimye telefone aho kugira ngo ikurare iruhande. Buriya biba byiza iyo uyizimije ukaryama ifunze, cyangwa se kandi ikindi cy'ingenzi ukayiraza kure yawe. Buriya biba byiza nibuze iyo telefone iraye nibuze muri metero uvuye aho uryamye, nibyo biba byiza. Murakoze cyane kuba twabanye namwe muri iki kiganiro. Niba hari byinshi kigufashije cyangwa se hari amasomo kigusigiye, wakanda subscribe niba utarayikanda, ukagiha like, ukaduha comment, ukatwungura igitekerezo, inama ndetse n'icyo ubona twakosora mu biganiro byacu bitaha.